Haleluya. Tunyure mu irembo rifunganye, kuko inzira ya benshi ibajyana mu kwibuka, ariko inzira ijyana abantu mu bugingo, haleluya, irafunganye, abayinyura ni bake. Ibi bihe turimo ni ibibona ku irembo rifunganye. Ibi bihe turimo ni ibibona ko inzira kwica biraruhije, biragoye. Burya mureke mbabwire, abantu benshi mu nzu y'Imana bari bafatiwemo na korali. None korali y'abantu ngira ngo 30 hafi 40, ubu turakoresha abaririmbyi 3. Amen. Kandi korali yari ifasha abantu benshi. Abenshi bari bafashwe n'icyumba cy'amasengesho gihoraho. None icyumba cy'amasengesho gihoraho nacyo ni kigihari. Abantu benshi bari bafashwe no kubwiriza ubutumwa bwiza, none ubwo buryo ni bugihari. Muri make ibintu byari bifasha abantu byari byinshi, byatumaga tutava imbere y'Imana, byatumaga duhora mu bwiza bw'Imana, byatumaga duhora mu butsinzi. None muri icyo gihe ya korali yari ifasha abo bantu ntigihari, cya cyumba cy'amasengesho ntigihari, ya matsinda yaduhuzaga buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wundi twahuriragamo tugasenga ntabwo yagihari. Inzira ijyana abantu mu bugingo yabaye nto. Amen. Yabaye iki? Inzira ijyana abantu mu bugingo yabaye nto. Haleluya. Wumva umaze kugera mu ntege nikabaza uti nta hantu uyu munsi haba hari icyumba cy'amasengesho ko nkeneye gusubizwamo imbaraga. Ukagera gutyo ukavuga utari kuwazamuka nkajya hakurya hariya ku musozi, wenda sinabona abandi bantu basenga, umwuka ubavaho n'amavuta bibavaho bikagira icyo bikora ku buzima bwanjye. None ibyo byose byarahagaze. Inzira ijyana abantu mu bugingo yabayeho. Ubu noneho ni Imana y'umuntu ku giti cye. Ariho Bibiliya ivuga muri Daniyeli ngo abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Abazi Imana yabo, atari Imana ya korali, atari Imana ya gurupu, atari Imana yo ku cyumweru, atari Imana yo ku wa mbere, oya abazi Imana yabo. Abazi Imana yabo bazakomera nibarangiza bakora iby'ubutwari. Igihe cyageze ibyanditswe bigiye gusohora. Inzira ijyana abantu mu bugingo irafunganye, irimo amahwa, irimo ibitare. Inzira ijyana abantu mu ijuru irafunganye, iregeranye. Haleluya. Inzira ijyana abantu mu ijuru ntabwo byoroshye. Ubu ni igihe cya buri muntu kwisuzuma ngo njye n'Imana tumeze gute. Je n'Imana ese uyu munsi n'aba bake bavuyeho nakomeza ngasenga? Ese uyu munsi n'imbuga nkoranyambaga zivuyeho ubutumwa ntibwongere guca naguma ngira umukristo? Umuririmbyi uzi umwuka wera aririmba ngo ngende umukristo nzahora ndiwe, ngo nubwo naterwa n'ibyago, ngo ndetse n'intambara, ngo yewe ngo niba byanjyana no mu rupfu, ngo nzagerayo nyiri umukristo, ngo ngende umukristo, ngo kandi nzahora ndiwe. Haleluya. Ngende umukristo. Ayo magambo Joshua yarayavuze igihe abantu bari bamaze kuva ku Mana, bamaze guta Imana, abantu barangariye mu bintu bitandukanye, abantu barangariye mu bintu bitari bimwe. Uyu munsi abantu barangariye mu kuvuga ngo akazi kashize, abantu barangariye muri coronavirus, abantu barangariye mu bintu byinshi. Ntabwo abantu bazi ko muri ibi bihe bikomeye Imana ishobora kuvuga itorero rikazamuka. Ntabwo abantu biteguye, abantu bararangaye. Haleluya. Abantu bararangaye, abantu bari mu bintu byinshi, abantu bari bazi ibintu byinshi. Ariko reka mbabwire ngo muri aka kavuyo mwakumva impanda y'Imana ivuze.
muhore mwiteguye niko Bibiri ivuga. Haleluya. Mu Batesalonike niko havuga ngo muhore mwiteguye kuko ni umunsi n'igihe ngo kubera ko umunsi uzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore. ngo rero niba bimeze gutyo ngo itorero rihore ryiteguye. Ugomba guhora witeguye. Nubwo no kubwiriza na WhatsApp yahagarara, nubwo na Bibiliya zahagarara, nubwo amateraniro yahagarara, nubwo kuririmba byahagarara, nubwo kubwiriza byahagarara, ugomba guhora witeguye kubera ko ntabwo z'umunsi n'iki igihe. Haleluya. Bantu bafashwaga n'ibintu byinshi, ariko burya nta nubwo ari byo. Mu gice cya Luka 10 muri Luka, bice 10 bya Luka, Yesu yatumye abigishwa. Yaramenyereye kugendana n'abigishwa. Uwo munsi aravuga ati sijyana nabo, atuma babiri baragenda. Bundi bari barigeze babona Yesu akora ibitangaza, ariko ntibari bazi ko Yesu yabakoresha ibitangaza. Bagezeyo basengera abarwayi barakira. Haleluya. Basengera abafite ubumuga barakira. Basengera ibitangaza n'ibimenyetso bibana nabo. Ngo bagaruka bishimye ku rwego rwo hejuru. Ngo babona ko hari ikintu cyahindutse. Arababaza kugerageza gute? Atuzi ko tutajyanye nabo, ariko natwe uyu munsi amadayimoni yatwumviye. Uzi ko amadayimoni yavuye mu bantu, uzi ko ibitangaza byakoretse. Yesu abarebye asanga kuva babayeho ntabwo baragira umunezero nk'uwo bafite uwo munsi. Arababwira ati mureke mbabwire, ni byiza ko amadayimoni yabumviye, ariko mwishimire ko amazina yanjye yanditse mu gitabo cy'ubugingo, kuruta uko mwishimira ko amadayimoni yagize gute yabumviye. Ahubwo mwishimire neza ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Hagaba baririmbyi benshi bishimira ko amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Bishimira ko baririmbye bagakoma mu mashyi. Abavuga ubutumwa benshi bishimira ko amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Bishimira ko babwirije abantu bagahaguruka bagakoma mu mashyi. Ariko aha Yesu yaravuze ngo mwishimire ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Iyo ni imirimo idashobora kudutwara mu bwami bw'Imana, ahubwo tuzatwarwa mu bwami bw'Imana nuko amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ese izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo? Ibyo dukora byose uyu munsi mushobora guhagarara igihe cyose mbwirije mugakoma mu mashyi mukishima, ndabizi neza murankunda, ariko imirimo izarangirira hano. Amen. Imirimo yawe, izina ryawe ritanditse mu gitabo cy'ubugingo nta kimaze. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nujya gutura ituro, mbere y'uko uritura ukibuka ko hari umuntu ufitanye nawe ikibazo, subirayo ubanza ukemura ikibazo ufitanye n'uwo muntu. Ugaruka ubona gutura iryo turo ntacyo bimaze igihe cyose waba utura iryo turo ariko izina ryawe ritanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ntacyo rimaze. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo subira inyuma ubanza ukemura ikibazo gihari, kuko icyo kibazo kizakuza kwishira mu bwami bw'Imana. Nurangiza kugikemura ugaruka utura ituro ryawe. Imirimo abayibanje si ubari. Amen. Imirimo ntabayibanje, ntabayikoze imbere yawe. Uragira ngo nijye ubwirije ubutumwa bwiza wa mbere? Uragira ngo ntababwirije mbere yanjye? Abagabo bo kwizerwa b'intwari kandi bakomeye, ikintu cyabatwaye si imirimo myiza, ahubwo batwawe nuko amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Uyu ni umwanya mwiza wa buri muntu wese gutekereza ngo ese iryanjye ririmo? Ejo bundi ku cyumweru narababwiye ngo mfite ikibazo, n'uyu munsi ndacyagifite, ndacyabaza Imana. Iyo urebye itorero ibigeragezo ririmo guhura naryo muri iyi minsi, ubona ubwenge n'ubuhanga buhanitse bw'isi cyangwa imikorere ya antikristo mu itorero, ariko nkagira ubwoba nkavuga ngo se ku ijambo ry'Imana rivuga ko antikristo azatangira gukora ku mugaragaro itorero ryazamutse, ese aho ntiryazamutse ahubwo nkaba narasigaye?
kw'ibimenyetso bihari byo gukora kwa antikristo bukomeye. Ko bihari, bwenge buhanitse ko buhari. Uyu munsi turagenda twambaye agapfukamunwa. Ubu kugufata udafite agapfukamunwa ngo ahubwo bagufata udafite indangamuntu. Niki kiri bugakurikira? Aya n'amezi 5 amatorero hariho ingufuri. Niki kiri bukurikira? Iyi COVID-19 irakomoka, iraturuka. Ndimo ndabona ubwenge bw'umwanzi, ndimo ndabona imikorere ya antikristo, kandi Bibiri ivuga ko izajya kumugaragara itorero ritagira. Ndimo ndibaza isaho ryaba ryaragiye, kuko tubona kuzamuka ku buryo bubiri. Byaragiye nkaba narasigaye, none se niba ryaragiye nkaba narasigaye, ndirede kuzababazwa kugira ngo zaraga ubwami bw'Imana? Urirede kuzababazwa ko biravuga ngo itorero rya mbere ni ryacungwe n'amaraso ya Yesu, ariko itorero rya kabiri bazacungurwa n'amaraso yabo. Bazakubitwa, bazatotezwa, bazicwa n'inzara, bazashoberwa, bazabura uko bagira, ariko bavuge bataho kugira ngo tuzajye kuzimu turimbuke, tuzemera dupfe twishwe n'imibabaro. Si turirede kubabara, turiteguye. Ese duhagaze neza ku buryo urumva urinde kuzazamuka mu itorero rya mbere? Uyu munsi ryarangije kwezwa ridafite ikizinga ndetse n'umunkanyari. Ijambo ry'Imana niko rivuga mu Baroma ngo umwuka w'Imana hamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, yuko turi abera. Burya umwuka w'Imana utereka mu bw'i, nta muntu wagucira urubanza kuko umwuka w'Imana aducira urubanza. Mwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Niba uyu munsi umwuka w'Imana atarimo guhamanya neza n'umwuka wawe kuri umwana w'Imana, ni igihe cyiza cyo kwitunganya. Isotinge n'Imana, itunganye n'Imana. Praise the Lord. Turacyari muri ibice 7. Hallelujah. Reka dusome ku murongo wa 24. 24 aravuga ngo ibice 7:24 niho tuki. nuko umuntu wese wumva ayo amagambo yanjye, uko umuntu wese wumva amagambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge, ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yashinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye nayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa. Okay, mani gomugisha. Ngo umuntu wese wumva aya magambo akayakomeza ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ngo imvura iragwa, imivu igatemba, ngo byose byikubita kuri iyo nzu, ngo ariko yanze isigara ihagaze. Imivu ivugwa hano iki? Haleluya. Imiyaga ihuha ni iki? Wararirimbaga muri korali ntukiririmba. Iyo ni imivu iratemba, irimo iragwa ku nzu yawe. Wabaga mu byumba by'amasengesho n'ibigihari. Haleluya. Iyo ni imivu irimo iramanukira ku nzu yawe. Wagiraga amateraniro yabera hirya no hino hatandukanye hatari hamwe, ariko
icyo gihe cyose iyo mivu ntacyo yigeze itwara inzu yawe. Praise the Lord, hallelujah. Iyo mivu ntacyo yigeze itwara inzu yawe. Wagiraga ibihe bitandukanye byiza, wahuraga n'amateraniro, wahuraga n'amasengesho, wakoraga ibintu bikomeye kandi bihambaye, ariko ibyo byose byikubise ku nzu yawe, ariko inzu yawe ntacyo yagize gute, ntacyo yabaye. So ndimo nibaza ibintu byose biguye ku nzu yawe muri aya mezi 5 ashize n'ayandi ashobora kwiyongera, ibintu byose byaguye ku nzu yawe, byasize inzu yawe igihagaze. Ngo umuntu wese wumva amagambo y'Imana akayakomeza, ngo ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, ngo ariko byose bisiga iyo nzu ikigize gute, igihagaze, ikomeye. Inzu ye yahuye n'ibibazo, yahuye n'ibiza, ariko kuko yayubatse ku rutare ntabwo yigeze inyeganyega. N'uyu munsi iracyakomeye, n'uyu munsi iracyakomeye, n'uyu munsi iracyariho. Ngo ariko umupfapfa we ngo yubatse inzu ye ku musenyi, korari ihagaze nawe abivamo, ivuga ari ubutumwa rihagaze nawe aradepoza, ibyuma by'amasengesho bihagaze nawe abivamo, insengero zitagiterana nawe abivamo. Umupfapfa yubatse inzu ye ku musenyi, imvura iragwa, imivu irapemba, ngo kugwa kw'iyo nzu ngo kwabaye kunini, kuko ibyo biza byose byarayihitanye. Praise the Lord. Ibyo biza byose byagize gute, byarayihitanye, byarayijyanye, kuko ni umupfapfa ntabwo yigeze yumva amagambo y'Imana ngo narangiza ayakomeze. Iki ni igihe cyo kuvuga amagambo akomeye, kuko nayoroheje mwarayabonye. Paul aravuga ngo nkiri umwana muto naryaga imboga nkanywa n'amata, ngo maze gukura bankura ku mboga n'amata bangeza ku magufwa, ngo noneho igihe ngezeho ngo nigugunira igufwa, inyama ndigugunira ngikuriraho inyama. Reka mbabwire igihe turimo ntabwo ari igihe cy'amata n'imboga, ni igihe cyo kuguguna amagufwa tukayashakaho ibyaduhaza, kuko igihe cy'amata, igihe cy'imboga cyarangiye. Ni igihe cy'abazi Imana yabo bagiye gukomera, barangiza bagakora iby'ubutware. Komera, nurangiza gukomera ukomeze na bagenzi bawe. Ni igihe cyo gukomera, warangiza ugakomeza na bagenzi bawe. Ntabwo ari igihe cyo gukura amaguru, ntabwo ari igihe cyo kukwiginga, ntabwo ari igihe cyo guhendahenda, ni igihe cyo kwinjira mu irembo rigize gute, rifunganye. Ni igihe cyo kwinjira mu irembo rifunganye. Ntabwo tukiri muri cya kiriya cy'abantu benshi, ntabwo turi muri cya kiriya cy'abantu benshi kinyurwamo n'abantu benshi, ahubwo ni igihe cyo gukandagira mu mahwa ntusubire inyuma ugakomeza. Ni igihe cyo gusitara ntusubire inyuma, ubona andi mabuye ukayaca hejuru ugakomeza ukagenda. Ntabwo ari cya gihe rero cyo kugira korari irimo aruto, tenor, soprano, bazi n'ibindi n'ibindi. Cyarangiye, kandi mureke mbabwire kirimo kirarangira. Ahubwo ni igihe cyo gukandagira mu mahwa ariko ukagira gute, ugakomeza. Kavuga inzira ndayizi niyi, nubwira imama amahwa sinyivamo, kuko ni imwe gusa, niyo y'ukuri n'iki n'ubugingo. Irimo amahwa ariko singira gute, sinyivamo. Aho niho rero umukozi w'Imana yageze. Yoshua akavuga ngo iyi nzira nubwo mwanze kwica niyo y'ukuri, nubwo mwese muyivuyemo mukayica ukuri, ariko njye n'inzu yanje, njye n'inzu yanje, njye n'inzu yanje, njye n'inzu yanje. Yavugaga umutima we, njye n'inzu yanje. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nitwe sengero z'Imana, kandi umwuka w'Imana aba muri twe. Njye n'inzu yanje tuzakomeza, ntabwo tuzayivamo, ntabwo tuzasubira inyuma, ntabwo tuzapfukamira ibigirwamana, ntabwo tuzabiramya. Niba iki gihe ari cyo kinomero 666, ntabwo Imana yanjye izemera ko iyi nomero ijya mu ruhanga.
hari icyo Imana izakora. Imana izanyura mbere y'uko ijyayo. Ko kwizera ejo bundi Imana avuga ngo Mana niba ari cyo gihe mfite ubushobozi ndayihagaritse, ariko niba ari cyo gihe uyu munsi wa none udutware tugenda. Kuko reka mbabwire, maze igihe kinini mu gakiza nasomye ibyanditswe ibi nari ntarabibonaho. Ni ukuri nturi umunyeshuri wa Bibiliya wari wabyiga ibi ntibirabaho, ariko ni kimwe mu bimenyetso Bibiliya ivuga. Iki ni kimwe mu bimenyetso nge cyambere, ikimenyetso gikomeye nyamara nubwo cyambabaje ariko cyaranyigishije. Haleluya. Nubwo cyambabaje ariko cyaranyigishije. Cyambere ikimenyetso gikomeye, ariko kandi buri muntu wese ntabwo umupfapfa mu bihe nk'ibi. Burya umuntu iyo atigiye mu bintu nk'ibi apfa atize ubuzima bwe bwose. Iri ni isomo ryiza ryerekana gutunganywa kw'itorero. Turimo turagosorwa. Nyuma yo kugosorwa hagiye kubaho gufungurwa, ndetse nimwibaze ngo ni ibi gusa. Kandi kababwi ibi nta wundi wabimenya keretse umuntu uri mu mwuka, niwe wenyine. Ibihe ntabwo ari ibihe byoroshye, ni ibihe by'itorero kwambara Imana. Reka duhaguruke dusoze iteraniro ryacu. Iteraniro rya kabiri riratangira mu kanya kagiye kuza. Amen. Haleluya. Riratangira saa 6. Amen. Iteraniro rya nyuma riraza gutangira saa 10 za nimugoroba, risoza saa 12. Umutima wanje waguciye kugushima Mukiza, we soko y'ibyiza n'iby'igikundiro n'ibishima byose. Urakwiriye gushimwa kandi bigitangaza, izina ryawe ryamamare hose. Urakwiriye gushimwa kandi bigitangaza, izina ryawe. Thank you, Jesus. Urakwiriye gushimwa kandi wigitangaza, izina ryawe ryamamare hose. Buri wese nazamura ibiganza bye hejuru. Umwuka w'Imana avuganye natwe muri iki gitondo. Robosha ya mandala bakuriya. Ni umwanya mwiza kugira ngo buri muntu wese yitungane n'Uwiteka Imana ye. Urakoze Mwami. Reka Imana igendere ubuzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Imana ikomeye. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana ihambaye. Muri mikorere na muri mbaraga zose z'umwanzi n'umwijima bivunagurike kandi bikurweho. Zamura ibiganza byawe, ikimenyetso cyo kwizera no kwakira ubwiza bw'Imana, no kwakira presence y'Imana, akira kubaho kw'Imana. Reka Imana ibohore ubuzima bw'umuntu, reka Imana ikize indwara y'umuntu, reka Imana ikure ikibazo cy'umuntu, reka Imana iruhure ubuzima bw'umuntu, reka Imana igira icyo ikora gikomeye, reka Imana igira icyo ikora gihambaye, reka Imana igira icyo ikora kidasanzwe ku buzima bwawe, reka Imana igendere ubuzima bwawe, reka Imana ikwiyereke
reka Imana ikora imirimo ikomeye, reka Imana ikora imirimo ihambaye, reka Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso. Haleluya. Robosha ya mandere bekuza lima saka ya mandere bekuya limo saka tsaya mandere robosha katsaya limo saya mandeke tsaya mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Reka kubaho kw'Imana kuza ku buzima bwawe, reka ubwiza bw'Imana bwambara ubuzima bwawe. Icyakunanizaga gikubitwe hasi munsi y'aya mavuta, icyagucaga intege kivunagurike munsi y'aya mavuta, icyakurwanyaga gikurweho munsi y'aya mavuta mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imikorere na buri imbaraga zose z'umwijima ikurweho mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Lebo shaya manda mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imana ikomeye kandi Imana ihambaye. Mana kora imirimo ikomeye kandi imirimo ihambaye. Yes, Lord. Uri Alfa na Omega, uri tangiriro ukaba n'iherezo. Izina ryawe rishimwe rihimbazwe, izina ryawe rikuzwe rikigwe hejuru. Nawe usa nawe, nawe uhwanye nawe. Oh haleluya. Nawe usa nawe, nawe uhwanye nawe papa. Nawe usa nawe, nawe uhwanye nawe. Lebo shanda la bakuri. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Muririmbyi yawe byaravuga ngo nubwo amasho yashira mu biraro, izabibu ntizera imbuto, ngo nta kabuza ko nishimira Uwiteka Imana yanjye. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Reka kubaho kw'Imana kuze mu buzima bw'umuntu hano. Oh my God, hallelujah. Uri mwiza papa. Ndumva kubaho kw'Imana kugiye gukomeza mu kanya kagiye kuza. Ndumva amavuta y'Imana, ndumva kubohoka, ndumva kugirirwa neza. Oh loboshara bakuri, hallelujah. Urakwiriye papa, urakwiriye gitare cy'amahanga, urakwiriye byiringiro bizima Mana isumba byose. Tugiye guhuza ibiganza byacu twese dukomera Imana amashyi menshi n'impundu. Tuyishimire gukora, tuyishimire guhara ku ngoma, tuyishimire umwami w'abantu. Mwami Yesu mwongera amashyi, mwongera amashyi, mwongera amashyi. Muri ibiganza byawe bitabaye mukomera amashyi. Umushimire, 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 umushimire. Imana Abrahamu, Isaka na Yakobo ibahe umugisha. Amahoro y'Imana atembe nk'uruzi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Kugira neza kw'Imana kubane namwe. Amahoro y'Imana aze mu ngo zanyu, amahoro y'Imana aze mu kazi kanyu, amahoro y'Imana aze mu buzima bwanyu. Ubutinzi buremwe buhagarare mu izina rya Yesu mu kubaho kwanyu. Umwami Imana bagirire neza, abaha umugisha, kandi mwibuke ko guhoberana no guhana ibiganza ibyemewe. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi bagirire neza. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Uruwera gitare, urumwami usumba bose, ijoro